cyane nka bote bari duhagarariye bote uramuzi ko ari Kigali bus service abasobanurire neza iby'iyi bisi mbere ko bagira ikindi bavuga. Iyi bisi ni bisi ifite ikoranabuhanga rigezweho, aya mabisi mashyashya meza. Murabizi twigeze kujya tugira amabisi ishobora kuva aha ikagera Shyorongi igahagarara, n'izindi bisi twagiye tubona. Iyi bisi izaba ikorewe Rayon Sport ariko inaberanye n'imihanda yacu n'igihugu cyacu. Izaba irimo ikoranabuhanga, amasikirini n'ibindi bintu bitandukanye. Ni bisi rero twaganiriye na Airtel baratubwira bati nk'abafatanyabikorwa turifuza yuko kimwe mu bibazo mufite ni ikibazo cy'imigendere. Ni gute twabafasha kubona transport ariko namwe tugafatanya mu kwamamaza ibikorwa bya Airtel. Icyo rero ni ikintu cyiza twabonye cy'ingirakamaro, kuko buriya hari ingengo y'imari nyinshi igenda kuri transport ya Rayon Sport buri munsi, abajya mu myitozo, amamace n'ibindi. Ubu rero ni uburyo bwo kudufasha kugenda kandi mu buryo bugezweho. Turifuza kugira ngo mwayibonye, izaba ari bisi imeze nk'aya mabisi tubona mu makipe akomeye hirya no hino, yaba muri Afurika no ku isi. Kimwe mu bizatera ishema Abareyo ni ukugenda mu modoka nziza. Turateganya rero yuko bikunze yaba bisi yaboneka mu gihe kitarenze amezi 2, ariko uruganda rurimo rurayikora no kuyibrandinga uko tubyifuza. Iramutse byihuse tukayibona na mbere y'amezi 2 byaba ari byiza, ariko turifuza yuko byibura bitarenga amezi 2 tutarayibona. Umufana wa ekipe ya Rayon Sport abimenye ntabwo ari ibintu bikiri kuganirwa, oda mwarayitanze bisi irahari. Oya rwose ntabwo bikiri ibintu biri kuganirwa, ahubwo ni na bisi yatangiye gukora. Byaratangiye. Abakunzi ba Rayon Sport rwose bumve yuko mu minsi ya vuba twifuza ko wenda twazatangira shampiyona, ariko shampiyona iri hafi. Ariko turifuza yuko shampiyona itaragera kure, abakunzi ba Rayon Sport i Rubavu, i Huye, i Nyanza, Rwamagana bazatangira kubona indege yo kubusaka ijyana abakinnyi bayo ku bibuga.